Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi Nzuri Business Group Limited, mwebwe mwese mukomeje kuduha umwanya wanyu, mwebwe mudahwema gukurikirana ibyiza byose ibyo tugenda tubagezaho hano kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tubashimire kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Reka rero kandi tubasabe ngo nimukomeze mukande subscribe, mukore share ndetse mukande no kukazogera kabisa kugira ngo mujye mubona notification y'ibyo tugenda dushyiraho byose umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ngira ngo rero nk'uko mumaze kubimenyera tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ariko kandi tugenda tubagezaho n'ibiganiro bigiye bitandukanye bica kuri Radio Fine FM 93.1 buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1, ariko kandi bikaba biba biri live kuri YouTube channel iyi ngiyi nyine ya Nzuri Market. Nkuko rero mwakomeje mubireba, mwakomeje kugenda mubona amashusho y'inzu nziza cyane ya etage. Ni inzu ya etage nziza iri mu karere ka Kicukiro ahazwi nko Kwirebero. Iyi nzu rero ikaba iri mu karere ka Kicukiro ahazwi nko Kwirebero, ariko mu ruhande rureba igahanga cyangwa se ikarembure. Iyi nzu ni inzu nini cyane kandi iri mu kibanza kinini gifite 25 kuri 30 cyangwa se metero kare 750. Iyi nzu nayo ubwayo ikaba ari inzu ifite ibyumba bitanu binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette enye, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne cyangwa se cuisine ijyanye n'igihe birumvikana, ariko kandi ikagira salon ebyiri, ifite aho kuganirira habiri, ifite salon yo hasi ikagira na salon yo hejuru. Si ibyo gusa rero kuko ifite na annex hanze, ikaba ifite jardin ihagije ndetse na parking. Ni inzu rero nziza mu by'ukuri twakurarikira kuba wayigura. Ni inzu idahenze, ni inzu ishaka amafaranga ajyanye nuko nayo imeze, kubera ko murabizi kubaka etage birahenda kandi rwose iyi nzu ntikwiriye kuba igucika, kuko ni inzu ushobora kubyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kandi tubashimire cyane mwebwe mwese mukomeje kugenda mukurikira ibyiza byose tugenda tubagezaho, ariko kandi iyi nzu ntibacike, siyo yonyine kuko kurica no muragenda mubonaho n'izindi. Komeza urebe inzu yose ushima, uhamagare muri Nzuri hanyuma uyisure, ariko kandi tubibutsa ko hari n'izindi tuba dufite, zaba inzu z'ubucuruzi nini birumvikana, ntabwo akenshi tuzishyiraho hano kubera ko hari zo tudakunze gushyiraho kuko ba nyirazo batabishaka, ariko kandi natwe tubona ko biri ngombwa nk'inzu nini z'ubucuruzi. Nibwo tugira kategori z'inzu zose ku buryo bitakubuza kuduhamagara bitewe n'icyo ushaka kugira ngo tugufashe kubona icyo wifuza. Iyi nzu rero ni inzu nziza yubakishije amatafari ahiye yose ndetse na clôture yayo. Ni inzu yubatse mu buryo bukomeye kandi mu buryo burambye, idakwiriye kugucika. Iyi nzu rero aha ni mu gikoni cyayo, ngira ngo murakireba, ngira ngo murabona cuisine yayo, ni cuisine nziza mu by'ukuri. Ariko kandi tubibutse yuko tubasha no kubakorera ibishushanyo by'amazu cyangwa se plan, ndetse tukanabubakira ku mafaranga atari menshi. Ushaka kuba ufite ikibanza ukaduhapura ukatubwira uti inzu nk'iyi ngiyi mwayinyubakira ihagaze amafaranga angahe, hari uburyo bwinshi, hari ukubakira wigurira ibikoresho, hari ukubidushinga byose. Ibyo byose tuba flexible, tugakorana mu buryo bwose bushoboka. Si ibyo gusa rero, dushobora no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabasha kuyibyaza umusaruro rwose umunsi ku wundi, tukayijera mukabona inyungu ikwiriye. Ari nako dukurikirana n'imimerere y'inzu kurinda ugeze ku bijyanye n'imisoro, byose tuba tubirimo neza cyane.
Yes, iyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Uramutse rero ushatse iyi nzu cyangwa se ushatse nimero zacu muri rusange kugira ngo tubashe no kukugurishiriza, ariya ukuntu abantu usanga bafite ibibazo bitandukanye, yatsinzwe urubanza runaka, se ni banki mwishyuza akarindira, wirindira cyamunara, wirindira ko umutungo wawe ujya ku cyamunara, duhamagare tukugurishirize kandi mu gihe gitoya ubashe nawe kugira icyo usagura utarindiriye za cyamunara kuko zirahombya kandi zikanakwicira izina. Duhamagare rero kuri 0788 48 67 Iyi ni jardin na parking by'iyi nzu. Biragaragara ko ifite rwose ahantu heza cyane, mu rwano heza, jardin nziza cyane. Iyi nzu kandi tutabicishije amatsiko irashaka miliyoni 150. Ni miliyoni 150 ariko ziri negociable, ni igiciro. Miliyoni 150 ziri negociable. Mubana amafaranga yumvikanwa, wowe tera intambwe ugere kuri tere, ubanza usura inzu, hanyuma nuyishima nawe unegosi uhereye kuri miliyoni 150. Twakuye yuko ari igiciro ariko abasha no kugabanuka. Yes, rero ushobora gukomeza uhamagara n'ubundi nkuko nari ndimo mbabwira contact za Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kuranga imitungo itimukanwa. Ushobora gukomeza uhamagara kuri 0788 2 Ushobora kandi no kudusanga aho dukora hariya ku Muhima kuri Yamaha. Iyi ni view y'iyi nzu, hariya ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje neza umanuka gato nk'ugana Nyabugogo, ukareba etage ya kabiri uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, iteye amarangi y'icyatsi kibisi. Urazamuka muri etage ya nyuma ugakata umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ariko kandi ushobora kudusura ku zindi mbuga zacu nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Yes, twitwa Nzuri Market. Ariko kandi dufite na website ariyo www.nzuri.rw. Noneho ukagenda ubona ibyiza byose tuba tubafitiye umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Yes, rero ushobora no gukenera yuko tukwimura, ushobora kugura iyi nzu cyangwa ukagura n'indi cyangwa ukubaka. Muzi kwimuka ukuntu bitera stress. Twebwe ni direct, tukazana imodoka zacu tugapakira ibintu byawe, noneho tukaza tukakwimura mu mutekano usesuye, nta kintu cyawe cyangiritse cyangwa se kibuze. Intebe tukazitera, ibitanda tukabifunga, rido tukazimanika, hanyuma noneho rwose ugataha wiryamira, cyangwa se niba ari office, niba ari icyo ari cyo cyose turakwimura kandi neza mu buryo bugezweho. Ntabwo tuguha inzu gusa ariko turanaguherekeza kugeza igihe uyibayemo. Iwacu rero turi abanyamwuga rwose, turagufasha kandi tugufashe no kukugira inama ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ukurikiye cyane ikiganiro Gira Icumbi kiba buri munsi saa 12 kugera saa 1 kuri Fine FM 93.1, aho uri busobanukirirwe imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo, ndetse ugasobanukirwa by'umwihariko ibijyanye n'igishushanyo mbonera. Ni karibu cyane, iyi nzu ntigucike. Miliyoni 150 ziri negociable, ni igiciro. Ugahamagara kuri ya nimero 0788 2 Iwacu rero muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze cyane, turabakunda.